Bakunzi ba Yesu, bakunzi ba Gospel TV Rwanda, ndabasuje cyane abari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mwene so Ernest Niyonsenga. Imana y'amahoro nibishimire. Iki ni ikiganiro isoko y'agakiza. Mbere yuko dutangira kuganira ku ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Turagushimiye ko wadukunze kuko wabanje kudukundana, niyo mpamvu natwe tugukunda. Urukundo rwawe warwerekanishije kuduha umwana wawe w'ikinege kugira ngo adupfire ku musaraba, ibyaha byacu tubibabarirwe, kandi n'ukuri muri we niho tuboneramo umunezero w'ubuzima bw'Imana, kandi muri we niho tuboneramo haleluya imbaraga zitubashisha muri uru rugendo. Turi muri we turakomeye, tumwizeye natwe duhinduka abana b'Imana. Turagushimiye kubwo kwizera rero twabonye agakiza, haleluya. Twabonye agakiza, kandi ibyo ni ibyiringiro n'ubundi tugendana, kuko muri ubu buzima tuzabaho ndetse no mu rupfu tukabaho, kandi tubikiwe ikamba ry'ubugingo. Urakoze cyane rero, ubu ni umwanya w'ijambo ryawe. Reka icyo waritumye gisohore rwose mu mitima y'abazaryumva, kandi imbaraga z'umwuka wera ziriherekeze. Turinde kuvuga ijambo ryose ryadushirisha mu rubanza, ahubwo tuvuge ibyururutsa imitima y'abantu, tuvuge ibibohora ndetse tuvuge ibica imigozi ya Satani, tuvuge ibyomora imitima y'abantu kandi ibirema abantu mu bundi buzima bushya wifuza ko babamo. Urakoze cyane kuko uri kumwe natwe. Izina rya Yesu Kristo, amen. Mbahaye ikaze mu kiganiro isoko y'agakiza. Tujye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Nehemiya, igice cya 2 umurongo wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mera ko ndababwira nti, nimureba ko tumeze nabi, ko i Yerusalemu habaye amatongo, n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike i Yerusalemu, tutagumya kuba igitutsi. Imana ishimwe cyane. Mera ko ndababwira nti, nimureba ko tumeze nabi, ko i Yerusalemu habaye amatongo, n'amarembo yaho akaba yarahiye. Ngo nimuze twubake inkike, tutagumya kuba igitutsi. Imana itugirire neza cyane. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Imana ishimwe. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo kubaka inkike cyangwa gusana Yerusalemu. Kubaka inkike. Imana itugirire neza cyane. Aha ikaze mu kiganiro isoko y'agakiza. Bene data, dusomye amagambo akomeye cyane, kandi amagambo akomeza abantu. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 17, umutwe w'amagambo uravuga ngo Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Muri iki gihe ni amagambo yari akwiriye kuvugwa muri iki gihe cya Nehemiya, kandi no muri iki gihe cyacu aya magambo Imana yashimye ko tuyababwira kugira ngo ahantu umuntu wese abona harasenyutse, Imana imuhereza imbaraga zo kubaka. Kandi birasaba ko wowe ubwawe fata umwanzuro uvuge ngo urusengero rwanjye se, cyangwa ndabona bitazitiye neza kandi hari ibigomba kubakwa. Turaza kubireba muri ijambo ry'Imana, kandi ndababwira neza ko Imana yo mu ijuru iriko iratanga imbaraga, kandi irimo iradufasha kongera kwiyubaka bundi bushya, kuko twarasenyutse cyane, ariko Imana irimo irafasha abantu kongera kwiyubaka bundi bushya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo gusana inkike cyangwa kubaka inkike. Hari igihe inkike zisenyuka, bisaba ko umuntu yongera kuzisana, noneho izitari ziriho bigasaba kuzubaka bundi bushya. Bana nanjye maso rero tuganire ku ijambo ry'Imana, wumve ko Imana iguteganyirije, wumve ko Imana igushakaho,
wumve icyo ugomba gukora muri iyi minsi. Rero Nehemiya mbere y'uko avuga aya magambo hari inkuru yari yakiriye mu matwi ye, ubwo mwene data Hanani yamubwiraga ngo abantu bari basigaye i Yerusalemu bameze nabi. Aramubwira ngo i Yerusalemu habaye amatongo ndetse n'inkike zaho zarasenyutse. Nuko aramubwira ngo mwebwe mwasigaye, mwebwe mwajyanywe mu bunyage, nimwe mumeze neza kuko mubayeho neza. Anani aramubwira ngo urusengero rw'Imana, uruzitiro rwarasenyutse, abanyamahanga barinjiramo uko bishakiye, barimo baratoba umurimo w'Imana. Ibingibi byababaje Nehemiya, byaramubabaje cyane. Arasenga, amaze gusenga asaba umwami uruhushya kugira ngo ajye gusana inkike z'i Yerusalemu. Bene data bakristo bavandimwe, nshuti z'umusaraba, bakunze b'ikiganiro Isoko y'Agakiza tubonera muri Kristo Yesu, duheshwa no kwizera Yesu Kristo, mbazaniye ijambo ryo gusana inkike. Bibiliya itubwira abantu benshi batandukanye bagiye bakora neza mu gihe cyabo, kandi mu by'ukuri Imana ikabagororera. Reka tuvuge ku mwami Hezekiya. Uyu nguyu Hezekiya yabaye umwami, amaze kuba umwami ariko igihe kiragera ararwara. Amaze kurwara biba ngombwa ko Imana ituma umuhanuzi wayo, iramubwira ati genda ubwire Hezekiya ngo ategeke iby'inzu ye kuko atazakira. Ariko Hezekiya abyumvishije, yibutsa Imana imirimo yakoze. Hari n'ibindi yagiye avuga, aravuga ngo hari bitarakorwa, hari ibingibi ntarabonaho. Arangije yigira inama yo gusenga mu mutima, arabyanga. Ariko bene data bakunzi, agira ngo mbabwire ngo muri iki gihe Hezekiya Imana yari imugiriye neza, kuko burya muri iyi si nta kintu na kimwe cyaruta umugisha wo kubona ubugingo buhoraho. Nta mugisha waruta kubona ubugingo buhoraho, kandi nta byishimo abera abizera tuzagira bwo kuragwa ubwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, urwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 13 umurongo wa 10, haratubwira ngo ubwo igishyitse kizashyika cyangwa kizaza cyangwa kizaboneka, ikidashyitse kizakurwaho. Ibi bishatse kuvuga yuko Imana iyo imaze kukureba ikavuga ngo wowe ndabona ushyitse rwose, icyo naguhamagariye mu isi kirarangiye, ngiye kuguha ubugingo buhoraho, iba yamaze kubona ko nyine isezerano igiye kuri gusohoreza, kuko niwo munezero, nibyo byishimo abera abizera bazagira kurusha ibindi byose. Hezekiya ntabwo yabyitayeho, yarafite byinshi byo gukora, ariko nagira ngo mbibutse neza ko ku bantu bizera hari ibintu dusangiye n'abatizera, kandi ibyo ngibyo ndababwiza ukuri yuko bitari kujyana Yesu ku musaraba. Iyaba kubona amazu meza byari kujyana Yesu ku musaraba, iyaba munyihanganire, iyaba kubona amazu meza aribyo byari kuzana Kristo, iyaba kubona amafaranga n'akazi keza aribyo byari kuzana Kristo, iyaba ibyo byose, amashuri, ingo nziza, ibyo ngibyo ntabwo byari kuzana Yesu ku musaraba. Ahubwo icyo Yesu yaje gukora, yaje kuduhereza icy'isi itatanga. Yatuzaniye agakiza, yatuzaniye amahoro, yatuzaniye aleluya, yatuzaniye ubugingo buhoraho. Kristo rero
kuko atazanywe no kuduhereza iby'isi itanga cyangwa ibyo tubonera mu isi, yazanywe no kuduhereza ibiva ku Mana ndetse umwuzuro w'ubuzima tubonera muri Kristo Yesu. Ntabwo mvuze ko ibyo bindi byose bitava ku Mana, Imana nabyo irabitanga, ariko iyo aba ari byo byonyine ntabwo Kristo byari kumuzana ku musaraba. Yari kwigumira mu ijuru akagomeza akagundira kuba Imana, ariko kubera ko yaje kureba intama yari yarazimiye, kubera ko yaje ngo nanjye mbone ubugingo buhoraho, kubera ko yaje ngo ankize ibyaha, kuko yaje ngo ambabarire, kuko icyamuzanye kwari ukumpereza amahoro isi itari kumpereza, icyamuzanye kwari ukuzana umucyo mu buzima bwanjye bwari buri mu mwijima, icyamuzanye kwari ukuzana umucyo mu buzima bwawe bwari buri mu mwijima, icyamuzanye kwari ukukureba wowe wari uzimiye upfuye uzize ibyaha byawe, icyamuzanye kwari ugutanga icy'isi itatanga. Nicyo cyonyine cyamuzanye, ntabwo yari kuza ngo aduhereze iby'isi nawe yatanga. Oya, ibyo nabyo arabitanga, ariko icya mbere atanga ni ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Hezekiya rero yibukije Imana imirimo yakoze, bwagiye agirira neza, uburyo yitaye ku rusengero, uburyo yitaye ku baturage b'i Yerusalemu akabazanira amazi, uburyo yasenyaguye ibigirwamana. Ibyo byose abyibutsa Imana. Imana imwongerera imyaka 15. Ariko bene data, ndabagira inama yuko uramutse ugize amahirwe Imana ikakubwira ngo tunganye iby'inzu yawe kuko utazakira, waba ari umugisha ukomeye cyane, yaba ari amahirwe ubonye, waba uzamuwe mu ntera iruta izindi ntera zose wari kuzatera niyo wari kumara imyaka 1000, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nta kindi cyazanywe Kristo usibye guhereza ubugingo buhoraho abamwizeye bose. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane kandi itugirire neza cyane. Rero twavugaga kuri Yerusalemu ku ijambo ry'Imana twasomye mu gitabo cya Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 17. Yerusalemu yasobanuraga ngo ni irembo ry'inzu y'Imana. Imana itugirire neza cyane. Yerusalemu yasobanuraga ngo ni irembo ry'inzu y'Imana, kandi Kristo we ari kuganira n'umusamariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, yaravuze ngo ni irembo, ngo unyinjiramo cyangwa unyuraho azabona urwuri. Kandi akimara kubona urwuri aravuga ngo undi muntu wese unyura ahandi aravuga ngo ni umujura kandi ni umunyazi. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Bene data bakunzi, Kristo niwe rembo. Ntabwo ubu tugifite urusengero rw'i Yerusalemu, ahubwo nk'irembo nyine ry'Imana y'amahoro, ahubwo dufite Kristo nk'irembo. We yarivugiye ubwe ngo ni ngerembo ry'intama, unyuramo wese ngo azabona urwuri, kandi ngo umuntu wese uzaca ahandi ngo uwo ni umujura. Arongeraho ijambo rikomeye aravuga ngo ni umunyazi. Ni umujura kandi ni umunyazi. Imana itugarukeho kandi tugirire neza, tubashe gusobanukirwa neza irembo rizima twahawe. Nta rusengero rw'i Yerusalemu tugifite, twebwe ubwacu nta rusengero rw'i Yerusalemu dufite, ngo nyine turi irembo ry'Imana y'amahoro. Kuko i Yerusalemu burya rwari urusengero rwari rufite inkike zigeze muri 12, kandi ayo marembo yose 12 nta rembo ryawe nk'umunyamahanga ryari ririmo. Yari amarembo y'imiryango 12 ya Isiraheli. Abanyamahanga twari twaragenewe ku rusika ku nkengero z'urusengero, niho twari twaragenewe umwanya. Ntabwo byari byemewe yuko twinjira mu rusengero, ariko umugabo witwa Yesu ndamukunda cyane, nashimwe kuko yatubereye irembo ritwinjiriza ku Mana, kandi twabonye urwuri rwose, kandi twabonye ubuzima bwiza, ubuzima buzima tubonera muri we. Imana ishimwe cyane.
Haleluya. Akimara gupfa rero ku musaraba, ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, nanjye mbona irembo, nanjye ndinjira rwose, ubu nigererayo. Ibyo byiringiro ndabifite, kandi niyo ngenda ndabyumva, niyo ndimo ndavuga ndabyumva, kuko mfite icyizere cy'uko nzaragwa, nanjye ndi umuragwa mu bugingo buhoraho, ndi umuragwa mu bwami bw'Imana, turi abatambyi bo mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane ko natwe twabonye irembo, natwe twarinjiye. Mwenda wari ukingirije ahera watabutsemo, nange nigererayo. Mwenda wari ukingirije ahera watabutsemo, nange nigererayo. Mwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, nange nigererayo. Mwenda wari ukingirije ahera watabutsemo, nange nigererayo. Imana ishimwe kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduye bazima na Kristo. Ubu natwe twabonye irembo, natwe twarinjiye. Mwene data, ubu buzima ni ubuzima bwiza. Mwene data, iyi mibereho ni imibereho myiza, imibereho y'abizera, imibereho y'abantu bizeye, imibereho y'abakristo, ni imibereho irimo umugisha, ni imibereho irimo ibyiringiro byo kubona ubugingo, ni imibereho irimo amahoro, ni imibereho irimo byose twifuza cyiza, kandi tubikiwe n'ikamba ry'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane kandi ihimbazwe. Ndimo ndabibutsa ngo mbazaniye ijambo rivuga ngo mureke dusane inkike. Imana ishimwe cyane. Rero inkike basaraga zari inkike z'urusengero, zari inkike z'i Yerusalemu. Hari rero ubwoko bw'insengero butandukanye. Hari ruriya rusengero Nehemiya yagiye gusana, ndagira ngo mbibutse ko uru rusengero rwasanwe mu byiciro bigera muri bitatu. Ezira yarasanye, Zerubabeli arasana, haheruka Nehemiya. Imana ishimwe cyane. Rero ubu ni ubwoko bwa mbere bw'urusengero rw'i Yerusalemu, cyangwa izi nsengero dusengeramo: urusengero rwa Kiliziya, urusengero rwa ADEPR, urusengero rwa Anglikane, umusigiti w'Abayisilamu, ndetse n'urusengero rwa Adventiste, n'andi matorero yose asenga Imana, ndetse n'abantu bose baterana bagira ibihe byo gusenga. Izo nsengero bateraniramo, izi zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu, zubatswe n'amabuye ndetse n'amatafari, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ubu ni ubwoko bwa mbere bw'urusengero. Imana ishimwe cyane. Rero hari ubundi bwoko bwa kabiri bw'urusengero, ari rwo rusengero, ari ihuriro ry'umwuka w'Imana mu buzima bw'abizera. Imana ishimwe cyane. Ni ihuriro cyangwa n'iteraniro cyangwa n'ikoraniro ry'umwuka wera w'Imana mu buzima bw'abizera. Uwo rero ni umubiri wacu. Imana ishimwe cyane. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto, igice cya gatatu, umurongo wa 16 kugeza ku wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu twihute cyane. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto, igice cya gatatu, umurongo wa 16 kugera ku wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe? Imana ishimwe cyane. Reka dusome umurongo wa 16 wonyine, ngo ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, kandi umwuka w'Imana akaba ari muri mwe? Imana ishimwe cyane. Ubu rero ni ubwoko bwa kabiri bw'urusengero. Ubu ni ubwoko bwa kabiri bw'urusengero, ni twebwe ubwacu. Ndimo ndavuga wowe ubwawe, ndimo ndavugana nawe. Imana ishimwe. Ijambo mbazaniye rero, cyangwa turimo turaganiraho, ni ugusana, kubaka uru rusengero rw'Imana, iri huriro, iri koraniro ry'umwuka w'Imana muri twebwe. Imana itugirire neza cyane. Rero bene data, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntimuzi yuko muri insengero z'Imana, kandi umwuka w'Imana akaba ari muri mwe.
Yesu arimo araganira n'umusamariya yaravuze ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bose bagomba kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Imana ni umwuka, n'abayisenga bagomba kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Kandi ngo insengero, imibiri yacu ni insengero z'umwuka w'Imana uri muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Bivuze ngo twebwe ubwacu tugomba gusenga Imana. Izi nsengero zacu nyine, iyi mibiri yacu igomba kuba ari insengero z'Imana. Uru narwo ni urusengero rw'Imana, kandi ni rwo rusengero ndimo ndababwira kubaka. Mu gihe cya Nehemiya hari urusengero rw'i Yerusalemu, kandi rwari rwarasenyutse. Yabwirijwe na mwene data Hanani nk'uko nabivuze, arangije yigira inama yo kujya gusana. Arabakomeza, tugarutse kuri ririya jambo aravuga ngo ntimureba ko tumeze nabi, ku Yerusalemu habaye amatongo, nimuze twubake inkike dusane, tutagomya kuba igitutsi. Mbese mwene data, urusengero rwawe rumeze rute? Mbese urusengero rwawe ari wo mubiri wawe? Urusengero rwawe rurazitiye? Kuko muri iki gihe Hanani yaramubwiye ngo abanyamahanga bari gutoba umurimo uko bishakiye, ngo kizira cyinjiye mu rusengero, bari gutoba umurimo uko bishakiye. Nehemiya biramubabaza cyane, aravuga ngo mwami, ngo wampereza uruhushya. Yagiye guhereza umwami vino, yari ababaye cyane, afite agahinda gakomeye cyane. Umwami amubonye abona afite umubabaro, aravuga ngo uko nakubonaga ntago ari kuri, mbese niki cyakubabaje? Amubwiza ukuri. Akimara kumubwiza ukuri amusaba uruhushya. Amaze kumusaba uruhushya aramwemerera, aramubwira ati genda ujye gusana. Mwene data, wowe umubiri wawe, mbese urusengero rwawe rurazitiye? Cyangwa ibyonnyi byarinjiye? Cyangwa abanyamahanga binjiyemo uko bishakiye? Hari ibintu byinshi bisenya insengero z'umuntu, hari ibintu byinshi bisenya urusengero, hari ibintu byinshi bidusenya. Ariko mwene data, ndagira ngo utangarize ko Imana yakuzaniye imbaraga igufasha kubaka ndetse no gusana urusengero rwawe. Imana yakuzaniye imbaraga igufasha kubaka no gusana umubiri wawe. Ijambo ry'Imana rero mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorintho igice cya 3 umurongo wa 17 aratubwira ngo umuntu wese usenya, utsemba urusengero rw'Imana, Imana nayo izamutsemba. Haracyari amahirwe rero, haracyari ibyiringiro, haracyari igihe. None Imana irakubwiye ngo garukiraho mwene data usane, kuko umwanzi Satani yarinjiye yazanye ibintu byinshi cyane. Waba warasenyukiwe, ariko Imana irakubwira ngo garukiraho usane kandi wubake. Rero bene data, abakristo b'iyi minsi nta burinzi bagifite, nk'uko twabibonye mu gitabo cya Nehemiya. Ugisomye cyose, abakristo b'iyi minsi nta burinzi bagifite. Uruzitiro rwarasenyutse, inkike zose zarasenyutse. Nta burinzi bugihari ku bakristo benshi. Ariko bene data, mbese igenzure, urusengero rwawe rumeze rute? Urusengero rwawe rurazitiye cyangwa nawe nta burinzi ugifite? Rero mureke agakiza kacu kaba agakiza, kwizera kwacu kube kwizera. Turimo turajya mu bintu byinshi, turimo turita ku bintu byinshi bituma urusengero rwacu rusenyuka. Turimo turangiza ihuriro ry'umwuka w'Imana muri twebwe. Hari imibereho turi kwijandikamo, hari ibintu byinshi turimo turakurikira, turimo turijandikamo. Hari ingero nyinshi z'ibintu byinshi biri kwangiza imibereho y'abakristo, bigatuma insengero zisenyuka, urusengero rw'umwuka w'Imana muri twebwe rukasenyuka. Hari ingero nyinshi cyane namwe murimo murabibona. Murabona ko ibintu by'ubutinganyi bimaze gufata indi ntera. Hari inama nyinshi zagiye zikorwa barwanya ijambo ry'Imana, bavuga ngo
Bibiliya ni igitabo nk'ikindi. Bibiliya ntabwo igomba kuba umuyoboro w'ubuzima bw'abantu. Ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane birimo biratuma insengero za bamwe muri mwebwe zisenyuka, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo twubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo tube inzu y'Umwuka Wera. Ibyo nabyo bijemo, ibyo nabyo biraje. Twubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo tube inzu y'Umwuka Wera. Mbese wowe wubatswe ute? Urusengero rwawe rumeze rute? Ntabwo wakurikiye inyigisho z'ibinyoma zikubwira ngo ukore ibyaha ubuntu busage? Ariko bene data, ndagira ngo mbabwire ngo hari ibintu byinshi biri gutuma insengero zacu zisenyuka. Hari inyigisho, hari imyumvire turi kwinjiza iri gutuma insengero zacu zisenyuka. Reka ngaruke cyane ku kintu cy'ubutinganyi. Imana ijya kurema umuntu, yaremye umuntu imuhereza umugisha. Iramubwira ngo uzabyare wororoke ugwire isi. Bene data, Satani yazanye intwari ikomeye cyane ivuga ngo utabyaye wabyara. Ivuga ngo umugabo nawe mushobora gukundana muri abagabo, mugakundana muri abagore. Mbese bene data, ko Satani ari mu kazi ke, wowe uri kumufasha gukora uri nkande. Wakizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, nawe ukaba umwe mu baragwa b'ubugingo, ukava mu buyobe. Ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana yaremye umugabo n'umugore. Mbese Imana yaremye umugabo n'umugabo. Kandi ikindi mbabwiza ukuri ni uko Imana yaremye umugabo umwe, irema umugore umwe. Ikintu yabikoreye kwari ukugira ngo urubyaro rwabo ruzashikame mu kwizera, kwari ukugira ngo urubyaro rwabo ruzahamye ukuri, kwari ukugira ngo urubyaro rwabo ruzabone umuyoboro muzima w'ubuzima Imana yifuza ko umuntu yari kubamo. Hari undi mwuka Satani yinjize mu bantu, umwuka wa divorce. Bene data, niba Imana yararemye umugabo umwe ikarema umugore umwe, warangiza ubu ngubu ukaba uri gushaka urugo, uri kuvuga ngo njyewe ubwanjye ni amahirwe 50%, 50%, kamemu birumvikana ko ndamutse nshatse umugore akananira cyangwa umugabo akananira, twatandukana ngashaka undi mugabo nta kibazo. Bene data, muri mu biki? Muri hehe? Icyo ngicyo ntabwo ari cyo Imana ishaka, kuko Imana niba yararemye umugore umwe ikarema n'umugabo umwe, kwari ukugira ngo urubyaro rwabo ruzakomerere mu kwizera, kwari ukugira ngo urubyaro rwabo ruzumvikane, kwari ukugira ngo urubyaro rwabo ruzagira amahoro, kwari ukugira ngo urubyaro rwabo ruzabeho mu buzima bwiza Imana ishakira umwana w'umuntu. None wagize ngo nubyara ahangaha ugatandukana n'umugore wawe, akajya gushaka abandi bana, nawe uwundi mugabo akabyara hariya, nawe ukajya gushaka undi mugore ukabyara, mukabyara gutyo gutyo gutyo. Mbese urwo rubyaro rufite amahoro? Mbese urwo rubyaro muribwira yuko ruzabaho neza? Mbese urwo rubyaro muribwira yuko ruzabaho mu buzima Imana ishaka? Mbese muribwira ko urwo rubyaro ruzagira umunezero w'abana b'Imana? Mbese wowe mugore, wowe mugabo utandukana n'umugore wawe, wasohoje umugambi w'Imana? Satani arimo arazana ikinyoma mu buzima bw'abantu. Satani arimo arazana ibinyoma mu buzima bw'abizera. Ntabwo ari abatizera gusa, n'abizera birimo birabageramo. Bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo umugarukiraho. Ndinginga Umwuka Wera ngo abakore ku maso, maze amaso yanyu awuheze, murebe ibihe dushyitsemo ko ari ibihe bikomeye cyane. Murebe intambara abakristo bari kurwana, n'intambara zikomeye cyane. Murebe ibihe dusohoyemo, n'ibihe bigoye, n'ibihe by'amakuba. Urusengero rwanyu niruzitirwe rwose, kuko ibyonnyi byarinjiye kandi birimo birisukiranya umunsi ku munsi. Satani ntatuje, mwe kumubererekera. Bene data, mwe kubererekera Satani, mumurwanye nawe azabahunga, kuko Imana irimo iratanga imbaraga. Ahubwo mwene data, ndagira ngo nkubwize ukuri yuko Imana yo mu ijuru irimo irashaka kuguhereza imbaraga, kandi niwemera rwose iyo mbaraga nawe urayakira, kandi urusengero rwawe ruraba
rusanitse kandi ruraba rwubakitse rwose. Rero icyo dusana n'uyu mubiri wacu, icyo dusana n'uru rusengero rwacu, ni iri huriro ry'umwuka w'Imana uri muri twebwe, kuko nibyo turimo turaganiraho. Iryo jambo nabazaniye, ntabwo tugiye gusana urusengero rwa Yerusalemu, ahubwo turasana ihuriro ry'umwuka w'Imana uri muri twebwe, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto, urwandiko rwa mbere mu gice cya 3 duhereye ku murongo wa 16 ndetse n'umurongo wa 17. Imana itugirire neza cyane. Rero wowe mwene data, reba ubuzima ubayemo, urebe uko Imana uwuriwe, urebe uwuriwe, urebe n'uw'Imana ishaka kubaho. Mbese ubuzima urimo muri iyi minsi, mbese imibereho yawe ya buri munsi ugenda ubamo muri iyi minsi, uko ubayeho n'uko Imana ishaka kubaho, cyangwa n'uko wowe ubwawe wishakira kubaho? Tongera ndakubaza iki kibazo: mbese ubayeho ubuzima Imana ishaka kubamo, cyangwa ubayeho mu buzima wowe ushaka ko ubamo ku giti cyawe? Ikindi kibazo: mbese bagenzi banjye, mugenzi wanjye, urusengero rwawe cyangwa insengero zacu zirazitiye, cyangwa insengero zacu zarasenyutse, ibyonnyi byarinjiye? Muri ibyo byonnyi harimo ya myuka nari ndimo ndavuga, myuka y'ubutinganyi, myuka ya divorce, myuka yo kurwanya ijambo ry'Imana, Bibiliya, kandi nkavuga undi mwuka ukomeye cyane, umwuka wo guhakana ukuri, umwuka w'inyigisho zivuga ngo dukora ibyaha kuko twababariwe. Mbese ibyo ni ibintu bikomeye cyane bigushije abantu bizera, si n'abatizera gusa, kuko n'abizera barimo barayoba. Ariko bene data, ntimuyobe, kuko kwifatanya n'ababi byonona ingeso nziza. Ntimwifatanye n'abantu barimo barigisha izo nyigisho, ntimwifatanye n'abantu babahereza amafaranga ngo mukore ibyangwa n'amaso y'Uwiteka Imana. Ndagira ngo mbabwire yuko tubikiwe ikamba ry'ubugingo, kandi dufite umwuzuro w'ubuzima Imana ishaka kuduhereza, kandi yarabutanze. Ariko mwene data, hari imbaraga Imana iri gutanga kugira ngo nawe urusengero rwawe ruzitirwe, kugira ngo nawe ubone kuri uwo mwuzuro w'ubuzima buzima tubonera muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Rero uburyo bwo kwirinda n'uburyo bwo kurinda ibyo dutekereza ndetse no kurinda ibyo dukora, Imana ishimwe cyane. Hari uburyo bwo kurinda ibyo dutekereza n'uburyo bwo kurinda ibyo imibiri yacu ikora, tukarinda ibyo dutekereza, intekerezo zacu, ndetse no kurinda ibyo dukora. Nurinda ibitekerezo byawe, nurinda ibyo ukora, ukirinda mu byo ukora, ukirinda mu byo utekereza, uzaba wubakitse rwose, kuko uzaba urimo uragendera mu murongo Imana ishaka ko ugenderamo. Rero Nehemiya ajya gusana inkike, yanyuze mu marembo menshi, yanyuze mu irembo ry'ikiyoka, abura inzira, abura ahanyura, anyura mu irembo ry'imyanda, ahasanga imyanda myinshi cyane. Yasanze imyanda myinshi cyane, kuko niho imyanda yose yakoraniraga. Byasabaga yuko iyo myanda igomba kuhava, maze akabanza gutambuka. Ibi rero bigereranywa n'ibyaha ndetse n'imitekerereze n'imibereho abakristo ndetse namwe utizera turi kubaho muri iyi minsi, bituma Imana itatwishimira, cyangwa bituma insengero zacu zisenyuka. Rero birasaba yuko ubanza gukoraho iyo myanda yose, kugira ngo Imana ibone uko ikubaka. Ndagira ngo babwize ukuri yuko ugifite umwanda ntago ubayeho mu buzima Imana ishaka kubamo. Ariko iyo baje gukuraho iyo myanda, wakoraho ibyaha, ugakoraho ingeso zose,
ukabanza ukanezwa no mu mitekerereze. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibyo byose bituma wubakika rwose. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. 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 Nehemiya yarasenze aravuga ngo Mana utubabarire ibyaha byacu, Mana utubabarire ibyaha byacu, Mana tubabarire ibyaha byacu. Yihana n'ibyo basekuruza bakoze. Arangije aravuga ngo Mana ukomeze isezerano ryawe, ukomeze ijambo ryawe, ukomeze ijambo ryawe. Mwene data, ca bugufi usenga Imana, wegera Imana nayo izakwegera. Ukanye Satani nawe azaguhunga. Nehemiya yarababaye cyane. Mbese ubabajwe n'ubuzima uri kunyuramo, uri kubamo Imana itishimira, cyangwa ubuzima bukubabaje? Ni ubuzima bwo kuburara, ni ubuzima bwo gusonza, ni ubuzima bwo kutabona ubukode bw'inzu, ni ubuzima bwo kudatsinda mu ishuri, ni ubuzima bwo kutazamurwa mu ntera mu kazi, ni ubuzima bwo kutabona urubyaro, ni ubuzima bwo kutabona iby'umubiri uri kukwaka, kutabona imyambaro. Ubwo nibwo buzima bukubabaje bwonyine. Babazwa nuko urusengero rwawe rutubatse neza. Icyagakwiye kukubabaza nuko amarembo, nuko urusengero rwawe rwasenyutse. Cyagakwiye kukubabaza kurusha ibindi nuko nawe utari umuragwa w'ubugingo, nuko utarize. Icyagakwiye kugutera intimba nuko uri mu byaha. Cyagakwiye kudutera intimba nuko turi kubaho mu buzima Imana idashaka. Cyagakwiye kudutera intimba n'agahinda kigatuma twiheba, nuko twimuye Imana tukimika ibigirwamana mu buzima bwacu. Cyagakwiye kugutera intimba n'agahinda nuko Imana irimo iragushaka ikakubura aho yagusize. Icyagakwiye kukubabaza kurusha ibindi nuko uri mu mwanya utagakwiye kuba urimo. Cyagakwiye kukubabaza kurusha ibindi nuko wemereye abanyamahanga bakinjira mu rusengero rwawe. Wemereye ibyaha birinjira, wemereye imyuka itandukanye irinjira, wemereye imibereho y'abanyamahanga irinjira. Hari indi mico wakiriye mu buzima bwawe, hari ibindi byaje mu buzima bwawe wemereye. Ibyo byose byasenye urusengero rwawe, ibyo byose byababaje Imana, ibyo byose byagutandukanyije n'umugambi w'Imana. Ibyo byose nakubwiza ukuri uko mwuka ari Satani wawuzanye, kandi nagakwifuriza ibyiza, ariko Imana irashaka yuko ugarukira aho ngaho. Irimo iratanga imbabazi, irimo iratanga imbaraga zo kunesha iyo myuka yose. Imana irimo iratanga ubuzima buzima, irimo iratanga amahoro, irimo iratanga umunezero, irimo iratanga umucyo. Ndagutangariza yuko umucyo wabonetse. Ndagutangariza yuko Yudaya y'abapigarira y'abapagani yamurikiwe n'umucyo. Ngaho nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Uzaza ntazatinda. Ahagaze ku rugi arakomanga, niwumva ijwi ntiwinangire umutima. Ndimo ndatangaza imbabazi z'Imana kuko Imana yaratubabariye, yaduhaye ubuzima buzima, umwuzuro w'ubuzima bwayo tubonera muri Kristo Yesu wabaye igitambo kizima, agapfa rimwe ndetse akazuka. Ibyo bitugaragariza yuko natwe tumwizeye tuzabona ubugingo buhoraho. Ibyo ni ibyiringiro tugendana kandi turabifite, biradukomeza, ntabwo bidukoze isoni. Garukiraho mwene data,
garuka mwene data, garuka mwene data. Ese ko mbona urembera hariya mu gikombe cy'ishidikanyamana. Mbese ko mbona uri kurembera iyo mu gikombe cy'ishidikanyamana. Garuka mwene data, wizere ntacyo gutsinda. Garuka mwene data, Imana yawe irakuzi. Wowe waragiye uri mu gikombe cy'ishidikanyamana, ahari waratekereje ngo ibyo nakoze byabaye bibi cyane, nagiye mbyivurugutamo ngo Imana ntiyambabarira. Ariko va mu gikombe cy'ishidikanyamana. Imana ntabwo ari uko iteye, Imana irimo iratanga imbabazi. Imana, Kristo yazanye imbabazi, Kristo yazanye imbabazi. Ubu ni umunezero w'ubuzima twaboneye muri Kristo, nuko twakiriye imbabazi kandi twarazihawe. Wa mwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, natwe twarinziye. Ikintu cya mbere, twababariwe ibyaha byose twakoze, ibyo twibwiraga byose, ndetse turezwa no mu mitekerereze. Ubu turatekereza nk'uko Imana ishaka, turagenda nk'uko Imana ishaka. Ndagira ngo ngutangarize ko muri ubwo buzima ni ubuzima bwiza. Ubuzima bizera babayemo ni ubuzima bwiza kandi ni ubuzima bw'umunezero. Garuka rero mwene data, garuka mwene data, wizere ko Imana irimo irababarira. Imana irimo iromora ibikomere. Nta cyaha wakora Imana itababarira. Ntabwo ikubaza ngo wabikoze ryari, kuko ibyo ntabwo biyireba. Ntabwo irimo irakubaza ngo inshuro wabikoze, oya. Ntabwo irakubaza amafaranga wakuye mu kugahambana, ntabwo iri kubaza amafaranga wakuye mu gusambana, ntabwo irakubaza amafaranga wakuye mu byo wibye, ntabwo irakubaza hoya. Ahubwo ikiri kurera ikiragusaba, iri kwiragusaba ngo ca bugufi kugira ngo nawe wakire imbabazi z'Imana, wakire imbabazi z'Imana, wakira imbabazi z'Imana. Umucyo urakumurikiye, umucyo uviriye ubuzima bwawe, umucyo uviriye mu bugingo bwawe. Haleluya, 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 haleluya. Ari imbaraga y'Imana irimo irirukana umwijima ku buzima bwawe, irimo irirukana ubuzima bwo kwiheba, irimo irirukana ubuzima bw'agahinda, irimo irirukana ubuzima bwo kubatwa n'ibyaha, irimo irirukana ubuzima bwo kubatwa n'ingeso, irimo iratanga imbaraga zo kunesha. Ngaho garuka mwene data, va mu gikombe cy'ishidikanyamana. Imana yacu ntabwo ari uko imeze. Imana yacu ni inyembabazi, ntacyo itakubabarira. Imana yacu ni urukundo, igira urukundo, ikunda abantu bose, kandi uko yadukunze byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, Yesu Kristo, mwana w'Imana. Ubwo yarivugiye ngo Imana ni data, ngo kandi umuntu wese uzamwizera azaba umwana w'Imana. Imana ni inyembabazi kandi iragukunda, irashaka kukubaka bundi bushya, irashaka kugusana aho wasenyutse, aho wangiritse, irashaka kugusana. Mbese wifuza imbabazi z'Imana? Mbese wifuza imbabazi z'Imana? Mbese wifuza imbabazi z'Imana? Mbese wifuza imbabazi z'Imana? Mwene data, reba ubuzima ubayemo, reba nijoro uryamye, reba nijoro uryamye, ubuzima ubayemo niba ari ubw'Imana yifuza. Reba ibyo uri gutekereza, reba nimba imitekerereze yawe ari Imana yifuza. Reba mu kazi uba urimo urakora, reba nimba ibyo ukora ari iby'Imana ishaka. Reba mu rugo, amagambo ubwira umugabo, amagambo ubwira umugore, amagambo ubwira abana, ibiganiro byawe. Reba inteko uba wicayemo, urebe
urebe niba ibyo uvuga, imibereho ubayemo, niba ari ibyo Imana ishaka, niba byubaka urusengero. Reba niba ibyo ubayemo birimo birakubaka cyangwa birimo biragusenya. Reba niba ihuriro ry'umwuka w'Imana muri twebwe utarimo urarisenya, bitewe n'ibyo uvuga, bitewe n'ibyo ubayemo, bitewe n'ibyo ukora, bitewe n'abo mugendana, bitewe n'inzira unyuramo, bitewe n'ibyo byose. Banza urebe neza niba ibyo ureba, banza urebe neza niba ibyo uvuga birimo birubaka urusengero cyangwa birimo birasenya urusengero. Bene data, tugiye gusenga Imana, kandi ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana ugarukiraho, va mu gikombe cy'ishidikanyamana, kandi Imana yo mu ijuru irimo irakubwira ngo garuka. Imana aho iri irababaye, Imana aho iri irashavuye, ibabajwe mwana w'umuntu wanze kwihana, wamaramaze. Imana aho iri irababaye, Imana aho iri irashavuye, ibabajwe mwana w'umuntu wanze kwihana, wamaramaze. Imana aho iri irababaye, Imana aho iri irashavuye, ibabajwe mwana w'umuntu wanze kwihana, wamaramaze. Imana aho iri irababaye, Imana aho iri irababaye, ibabajwe mwana w'umuntu wanze kwihana, wamaramaze. Abantu b'iyi minsi baradamaraye, ubu bahugiye mu bidafite umumaro. Be mugenzi, wowe uhagaze he? Imana yacu ize kujyana itorero. Ukiranuka agumya akiranuke, umunyabyaha areka ibyo yibwira, kuko iminsi turimo iruhije umugenzi ugana mu ijuru. Umugeni wa Kristo ngo aratashye, kandi umukwe ari bugufi. Bene data, ndagusaba wiyeze, utazatungurwa no kugaruka kwe. Abakobwa 10, 5 muri bo bari abapfapfa, abandi 5 ari abanyabwenge. Umunyabwenge uharanira iby'ijuru. Bene data, indirimbo ndirimbye iratubwiye ngo umugeni wa Kristo aratashye, kandi umukwe ari bugufi. Iravuze ngo ndagusaba wiyeze, utazatungurwa no kugaruka kwe. Aba bakobwa 10, 5 muri bo bari abapfapfa, abandi 5 ari abanyabwenge. Ariko mwene data, niba uri umunyabwenge waharanira iby'ijuru, kuko iminsi turimo iraruhije, ni iminsi iruhije umugenzi ugana mu ijuru. Mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana aratubwira ngo unesha azahabwa kuri mano yahishwe, ahabwa ibuye ryanditseho izina ritazwi n'umuntu wese usibye uritanga. Uwo ni umuntu unesha. Haleluya! Unesha niwe uzahabwa izina rishya, niwe uzahabwa mano yahishwe. Ntabwo ari ufite abana benshi, ntabwo ari umuyobozi ukomeye cyane, ntabwo ari umushumba ukomeye cyane, ntabwo ari bishopu, ntabwo ari pasiteri, ntabwo ari karidinari, ntabwo ari padiri, ntabwo ari apoteri, ntabwo ari umudogiteri, ntabwo ari mwarimu, oya, ntabwo ari enjeniyeri, ntabwo ari umunyeshuri uba wa mbere mu ishuri. Nunesha niwe unesha isi,
unesha umubiri, unesha Satani. Uwo niwe uzahabwa kuri mano yahishe, niwe uzahabwa izina rishya, unesha. Ntabwo ari uneshwa, hoya 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 hoya, nunesha nunesha nunesha. Nunesha nutaremeye ko ibyonnyi byinjira mu rusengero, nuwazitiye urusengero, nubu urusengero rwe rutari ku karubanda, nutarandujwe, nutariyanduje. Unesha niwe uzahabwa kuri mano yahishe, mano yahishwe. Haleluya. Bibiliya iravugana nawe, unesha unesha. Mana irimo iravugana nawe, unesha unesha. Uwo nguwo niwe uri kumwe nayo, unesha niwe uri kumwe nayo. Ariko nanone ngo uri kuneshwa, uw'ibyonnyi byinjiye ari imbabazi z'Imana. Garuka mwene data, garuka mwene data, kuko hari ubuzima bwiza rata uteguriwe. Rata Imana iragukunda, rata Imana iragukunda, kandi Imana iragukunda, kandi Imana iragukunda, kandi Imana iragukunda. Wowe uca bugufi, Imana iragukunda. Wowe uciye bugufi, Imana iragukunda. Wowe Imana iragukunda. Imana ishaka kuguha ubuzima bwiza rata, ishaka kuguha ubuzima buzima, ishaka kuguha umwuzuro w'ubuzima bw'agakiza. Haleluya. Ishaka kuguha imigisha yo mu gakiza k'Imana, urayihabwa mu gihe wihanye ibyaha, kuko Imana ni urukundo. Imana ni urukundo, Imana ni urukundo, Imana irera. Abayisenga nabo bagomba kuba beza. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe rata. Imana iragukunda, Imana iragukunda wowe uca bugufi. Imana iragukunda wowe wumva ijambo ry'Imana ukarikomeza. Imana iragukunda wowe ugiye gusana inkike, ugiye kwiyubaka. Haleluya. Imana iriko iraguha imbaraga, Imana iriko iraguha imbaraga, Imana iriko iraguha imbaraga zo kwiyubaka bundi bushya. Imana iriko iraguha imbaraga zo kwiyubaka bundi bushya. Imana irimo iraguha imbaraga zo kwiyubaka bundi bushya. Imana irimo igiye kukwigisha kubaho mu buzima bwiza. Imana igiye kukwigisha kubaho mu buzima bukiranutse. Imana irabikwigisha. Imana iraguha imbaraga zo gusenga ubudasiba. Imana iraguha imbaraga zo kwirinda. Imana iraguha imbaraga zo kunesha umubiri, zo kunesha umubiri, zo kunesha Satani, zo kunesha Satani. Imana iraguha ubwenge bwo kumenya ibyo winjiza muri wowe ndetse n'ibyo utinjiza muri wowe. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amen, amen. Tugiye gusengana n'abantu bose bifuza kuzitira insengero zabo kandi bakeneye imbaraga zo kunesha, bakeneye umuyoboro uturutse ku Mana. Abantu bose baciye bugufi, abantu bose bifuza kubaho ubuzima Imana ishaka, ntibabe bakibaho uko bashaka, ahubwo babaho uko Imana ishaka. Abantu bashaka guhagarara mu mwanya Imana ibashakamo, abo nibo tugiye gusengana mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, ndagukunze cyane Yesu. Je t'aime Jésus, I love you Jesus. Nakupenda sana, nakupenda sana. Oh Jehova, nakupenda sana. Gushimiye ubuzima urimo uratanga kubizera. Kuri aba bizeye ngushimiye imbabazi urimo urabaha. Ngushimiye umucyo ubamurikiye mu buzima bwabo. Ngushimiye imbaraga ubahaye zo kunesha. Ngushimiye umwuzuro w'ibyishimo ubahaye. Ngushimiye amahoro ubagaruriye. Ngushimiye kubamurikiye. Urabababariye kandi urabanejeje. Haleluya, urakoze. Twamunejeje imitima yacu,
twibutse imirimo myiza wakoze, umunezero dufite noneho mwami, udukomboje uw'ijuru. Mwamunejeje imitima yacu, twibutse imirimo myiza wakoze, umunezero dufite none mwami, udukumbuje uw'ijuru. Mwamunejeje umutima wanjye, haleluya, nibutse imirimo wankoreye, umunezero mfite noneho mwami, unkumbuje uw'ijuru. Hahirwa ufite isezerano ry'Imana ihoraho, hahirwa uwatorewe ubukwe bw'umwana w'Imana. Hahiriwe, hahirwa uwatorewe ubukwe bw'umwana w'Imana. Agushimiye cyane mwami Imana, utanze umunezero ku buzima bw'abantu baciye bugufi. Nagushimiye mwami Imana kubahaye isezerano rishya. Nagushimiye ko arabuhaye igisekuru gishya, arabuhaye umurage w'ubwami bwawe. Harabuzahuye, harabusayuye, bahaye ubuzima buzima bonera mu munezero w'ijambo ryawe, ndetse no kukubaha ubuzima bwo kwizera. Urakoze cyane Yesu. Amen, amen, amen. Imana ishimwe cyane, kandi Imana iguhereza umugisha mwene data, wowe uciye bugufi, wowe ugarukiraho mwene data, uve mu gikombe cy'ishidikanyamana, kuko Imana igiriye neza ubuzima bwawe. Imana ikongereye umwuzuro w'ubuzima bwiza tubonera muri Kristo Yesu. Imana ivuganye nawe muri iri jambo, ndetse ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, kugira ngo noneho utange umubiri wawe uhora uba igitambo kizima cyera kandi gishimwa n'Imana, kandi n'ibitekerezo byawe Imana ibigarukeho, ikurinde kandi ikurengere, ukomereze amaboko, kandi muri uru rugendo uzasohore y'amahoro. Imana iguhereze umugisha, izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Murakoze cyane kubana natwe. Imana y'amahoro nibishimire.